itorero rirambabarira mu bantu bageragejwe n'itorero bakangwa n'itorero rya Adepr bagahigwa naryo bakankorera ubugome ndashaka no kurenzaho ngo n'ubucuyi kandi nkabukorerwa n'abayobozi n'abakirisitu muri Adepr Yego urimo mu bantu bagiye bagirirwa nabi muri dini ariko umudugudu wanjye ariko yindi midugudu aho ntasengeraho nagendaga nkora umurimo ari mu buyobozi bwa Adepr nimba icyo gihe barakoze inama hejuru bakavuga ngo umugore witwa Mama Sharirene nta muntu wemerewe kumutumira hagira umuntu ntumira utarumvise iby'iyo nama hanyuma bakamushyira mu kagozi agahura n'ibibazo ni ikibazo gikomeye iyo hejuru uvuze ni hehe iyo hejuru turashaka gutumira Mama Sharirene mwaduha nimero ati mumutumira iki iriya ndaya y'umugore twatenze iri inyuma y'itorero hari abantu bagira amagambo ameze nk'ubumara bw'inzoka hari abantu bagira akanwa kameze nk'itanura nk'iziko ryaka ryamaze gufatwa n'umuntu akunda akabara nyweramo haswe itorero nsengeramo Adepr yubatse amateka n'ikuzimu bigeramo hanyuma rero ikuzimu baje kurwanya Adepr nshatse kuvuga ko ibyo byose byagiye ba muri Adepr byiza uvuze ntibyabuza shitani kuza kwataka nawe uri shitani wakwataka muri make shitani ngo afite aho ngaho shitani afite ukuri ubundi shitani ataje muri Adepr yajya umuntu ushaka amahoro ujye ugenda ubabare ku giti cyawe Imana ugenda uyereka umubabaro wawe kuza rero kwirwa ngo Adepr Imana ntiteze kuyivamo Imana yibamo umwuka wera urahari kandi ibintu biri kuyibamo niyo ntandaro yo kugira ngo yongere isubire yake umuriro habemwe umuriro wongere wake ku gicaniro ku gicaniro yabavuga ko Adepr yabagize za Mayibobo kubera Adepr bazamakora urababwira iki kubabwira ngo nimba umuntu yaravuye muri Adepr atari umuhamagara umujyanye akava muri Adepr ngo baramvuze baranyanze nje kukubwira ngo uri ikigwari ntiwabaye intwari ahubwo nakugira inama yo gusaba imbabazi ugasubiramo tuguhaye ikaze cyane kuri Mama Sharirene official TV ndi Clement Bagemaye nkuko mubibona turagarutse nanone mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho kuri Mama Sharirene official TV tuyagaruka ku bintu bigenda bivugwa hirya no hino hano mu Rwanda mu idini ryitwa Adepr ni itorero ntabwo ari idini ni itorero rya Adepr itorero rya Adepr rivugamo byinshi bitandukanye ariko kuri uyu munsi tuyagaruka ku mvugo imaze kugenda yumvikana ariko iyo mvugo iraza gusobanurwa na Mama Sharirene Mama Sharirene tuguhaye ikaze mbere y'uko uvuga imvugo ikunze imaze kugenda ivugwa cyane igira iti muri Adepr hari abavuga ngo Adepr yabagize za Mayibobo icyo kintu rero nicyo tugiye kugarukaho abavuga ko Adepr yabagize za Mayibobo ubyumva gute ese nawe ujye ubyumva hanyuma ubona se imvugo zabo zifite ishingiro ese nibyo suhuza abadukurikiye muri aka kanya Mama ndabashohoje inshuti zanjye zikurikirana Mama Sharirene official ndabashohoje kandi ndabahobeye amazina umugisha ni Mukeshimana Emerita izina ry'abantu ariko isekera Emerita ni ry'abantu bakuru ntago ari ry'ubu ubundi ari ibintu binyobera abo bantu bakuru baba barahinduriwe amazina bakoze hari amazina y'abantu bakera iyo baye umusaza witwa barakinyejana ayo mazina yaragezweho muri icyo gihe babara niyo myaka barebaho nese bwara umuntu wo muri za 70 na za 80 nawe witwa Ivan noneho riri no mu cyongereza cyabikora ashobora kwitwa Java murakoze cyane turakwakiriye ikaze murakoze cyane abadukurikiye mwese tubahaye ikaze twamaze kubibwira ngende Clement Bagemaye Emerita mwamubonye ni Mama Sharirene kuri Mama Sharirene official TV imvugo rero igenda ivugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu itorero rya Adepr hari abavuga ngo Adepr yatugize za Mayibobo nibyo Mama Sharirene bite amakuru kuri iki kintu ucyumva gute ujye ucyumva niba ucyumvise bwa mbere ucyumva gute gihe cyo kitubwira cyane cyane kuri mu Adepr ndabona abana byambariye
rero njya numva bavuga n'ibirenze ibyo ariko burya hari ikintu ushaka kubwira abantu iri torero narigiyemo kuva muri 2002 yego 2002 nibwo warigiyemo 2002 niho narisengeyemo hanyuma ndibatirizwamo muri 2003 ntangira kurivugamo ubutumwa muri 2004 naho natangiye umurimo w'ivuga butumwa muri make nzi ibintu byinshi muri yo pe bya bindi wavuga ngo ni byinshi nyizi ho nshaka kuyitangira amakuru y'impamo uranayaduhari kubera ko ndatangagirira abantu umumaro yose mwitagazamakuru afite umumaro twagiye hanyuma urumva nabanye n'ibyiciro byinshi njya mu midugudu myinshi na bajyaga bantumira no mu masengesho y'abayobozi bayoboye abandi ahantu henshi hatandukanye yego nigishije abadiyakoni nigisha abaririmbyi njya mu biterane by'abagore bibana iby'abafite abagabo mbese ibyiciro byose bigize riratorero nazengurutse igihugu amaparuwasi midugudu kandi mbikora imyaka myinshi n'ubu ndacyabikora yego amanama yabo ibiki hari n'ibyo ndebesha amaso y'umubiri n'ibyo nkurura mu mwuka nshatse kuvuga ngo ndarizi ririya torero ndarizi kabisa yego ari abakristo baribamo uko bateye ndakuzi ari n'abayobozi baryo ndabazi uko mbazi mu byiciro bitandukanye ko bagiye banasimburanwa mu nzego zo hejuru mu buryo bwinshi yego none ikindi cya kabiri mu bantu itorero rirambabarira mu bantu bageragejwe n'itorero bakangwa n'itorero rya Adepr bagahigwa naryo bakankorera ubugome ndashaka no kurenzaho ngo n'ubucuyi kandi nkabukorerwa n'abayobozi n'abakirisitu muri Adepr Yego urimo mu bantu bagiye bagirirwa nabi muri dini ariko umudugudu wanjye ariko yindi midugudu aho ntasengeraho nagendaga nkora umurimo ari mu buyobozi bwa Adepr bagiye bankorera ibintu bibi kandi ibintu bibi bankoreye n'ubu byangizeho ingaruka utinya abantu bantengesheje ururimi bigakunda bakambuza kubwiriza kandi njya ku ifunguro ryera bagutegeje ururimi no kuvuga iki kuntengesha ururimi ni hahandi avuga bati nitumutenga tukabishyira ku karubanda ibyo ariko ni bya kera nko muri 2019 nitumutenga tukavuga ngo mama shene ratenzwe turi bubazwe impamvu yatenzwe tubura ikosa bahita bakora inama ahantu bari abo ntavuze baravuga bati umuntu uzatumira mama Sharirene ngo ajye kwigisha azajya ahagarikwa niko mudugudu wasengeraga oya nsengera mu Nyakabanda n'ubu niho nsengera kuko habaga paruwasi yego okay niho nsengera kandi mu mudugudu nkunze cyane ndashaka guhera aha ndashaka kuvuga ibintu ntari kuvuga kugira ngo ngusubize ikibazo nakubajije ntabwo ndakubaza n'ibindi ubwo rero muri make nahahuriye n'ingorane yego hahahuriye n'ibintu byagombaga kuyinkuramo umva agenda ubutazongera no kugaruka kandi ibyo nakubitanye nabyo nshatse kukubwira ko bitarangiye ntabwo byarangiye n'ubirahari kuko nimba icyo gihe barakoze inama hejuru bakavuga ngo umugore witwa mama Sharirene nta muntu wemerewe kumutumira hagira umuntu ntumira utarumvise iby'iyo nama hanyuma bakamushyira mu kagozi agahura n'ibibazo ni ikibazo gikomeye iyo hejuru uvuze ni hehe iyo hejuru ni mu buyobozi bwa Adepr hejuru muri representation muri za 2 muri icyo gihe ariko na 19 ni ibintu nk'ibyo wenda n'indi myaka navuze kugira ngo abari bayoboye batumva ko mbasesere oya ariko barazwi gusesereje rero abantu bangiraho impungenge nibuka njya kwigisha korari yanumiye mwarimu waho arababwira ati rero muramutumiye hasohotse itegeko ryo kutamutumira nimumutumira mwihishe mukureho amatelefone ntihagire umuntu muri coding ibyo yavuze kugira ngo bitagera hanze mpindurwa muri ubwo buryo ntakosa nabakoreye discipline ndayubahiriza sinasambanye sinanyweye inzoga nta wampamagaye ngo anabimbwira mbwira icyo nzira gusaba muhagarike iryo ni icyo kintu kibi bankoreye barashigukoreye hanyuma bamaze kugikora baguha kato
bampa akato mwibanga ariko mu itorero rya Adepr bakampa akato nkajya kwigaburo ryera bakampa ako kato nkajya kwigaburo ubundi umuntu wahawe akato abagomba no kutegera igaburo ryera urumva harimo ubucuye banyangisha abantu umwuka ugenda ukwiragizwa ngo ndatenze kandi nzi ko ntatenze na n'isasi intenze sinigeze ntengwa ariko ntengwa mu buryo bw'ubugome hatazwi ikike n'ubu nturakeke cyabiteye ntacyo nzi nyine ntacyo nzi ariko nta muyobozi ku rwego rwo hejuru mwari mufitanye bifu se kuba yarashoboye genda nta kintu ukeka wenda ashobora kuba narazize inyigisho nigisha nshobora kuba naragize inyigisho nigisha wenda ntago mbizi cyangwa se kakaba ari n'agakosi nimba hari ibintu ntajya ntindaho n'ibyo bintu hanyuma yego icyo kintu urumva ni ikintu kibi yego kuba ntagira agaciro mu itorero ryanjye kandi nta byaha nigeze nkora nikosa bankoreye na n'ubu nibashaka bankurikirane babyumve ariko ikintu nashakaga kugarukaho utwo tuntu urumva turoroshye noneho reka wenda nkubwire n'ibindi bitari hejuru yego nko mu rwego rw'abadiyakoni ngewe nzi umuntu wahamagaye akajya hamagara abadiyakoni b'iwacu turashaka gutumira mama Sharirene mwaduha nimero ati mumutumira iki iriya ndaya y'umugore twatenze iri inyuma y'itorero akavuga ko ndi inyuma y'itorero kandi aza akampigabura nyuma hanze akakwita indaya akanyita indaya yatenzwe kandi ndirimo nawe turyicaranyemo muri make nagiye nseserezwa n'abakristo bo muri Adepr n'abayobozi bangiriye nabi bimwe bikomeye ariko rero icyitonderwa ibyo bakoze byose njya kuza mu itorero rya Adepr sinakuruwe n'indirimbo zibamo sinakuruwe n'ubuyobozi bwayo sinakuruwe n'ubukirisitu bwayo nakuruwe n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana uba muri ririya torero nkururwa n'Imana yashakaga ko mpakora umurimo uba muri ririya torero yes ubamo n'ubu yewe urimo ta urimo nimba hari abo wavuyeho hari abo wasigayeho twakomeje nicyo cyankuruye iyo Mana yampamagariye muri Adepr niyo yatumye nkunda Adepr niyo yatumye nkisengera muri Adepr nkunda Adepr nkakunda umudugudu wanjye ku buryo nimba bavuze ngo turakora iki gikorwa ngomba guhiga uburyo bwose ndi bubafashe tukagikora abadiyakoni bandwanyije ibyabo ntibindeba abo bashumba banyizeho bakantenga rwihishwa ntago bindora abankoraho amanama ya rwihishwa birabareba nge ndi gucunga niyampamagaye kandi nkabona ibimenyetso n'ibitangaza by'uko ndi kumwe nayo noneho ngiye ku bantu bayituka batuka Imana batuka Adepr Adepr yangize imbobo Adepr yarampemukiye Adepr noneho abo banayivuyemo hari abagiye mu yandi madini hari n'abicaye iwabo ndashaka kukubwira ngo umuntu uvuga ngo Adepr yamugize Mayibobo usanzwe uri Mayibobo ku giti cyawe Adepr nta shuri igira ryigisha ubumayibobo nimba warabaye ikirara nta Adepr nta Bibiliya nta n'ibitabo bagira nta nabigisha bagira inyigisho zo kukugira ikirara wabaye ikirara ku giti cyawe nimba warayinaniwe Adepr nubona umuntu waje muri Adepr kamunanira akananirwa ukananirwa mu itorero rya Adepr uzaba utaraje gukizwa no kujya mu ijuru kuko umuntu wese ushaka gukizwa ushaka kujya mu ijuru ni ibintu bibiri ukabuze ngo urashaka kumenya Imana urashaka kujya mu ijuru ukabasha no kuba mu isi ubaye muri Adepr iragukosora ikakumara ibikoma bikuri mu mutwe ikabidaha amakoda kavamo ugahinduka icyaremwe gishyashya nunanirwa Adepr ntuzitwaza Adepr ahubwo uzavuge ngo tubaraga two guhangana natwo nifitiye kuko Adepr abantu bose bayirimo uhereye kuri mama Sharirene iyo uyibayemo ukayihanganiramo uva muri icyuma cyanyujijwe mu ruganda ukaba umuntu usobanura noneho Adepr n'uruganda imbaraga z'Imana erega habamo n'abantu rega bakwigisha ugasobanura harimo ari abashobora kutubona utarakomeza ari kutureba nashaka kuvuga ngo Adepr yadutsindagiyemo Adepr sinyibatse
yawe yatindagiye ko ushaka gukizwa akajya no mu ijuru kujya muri Adepr byamufasha ko yahagera neza ntago bajenjeka n'ahantu habigisirikare Adepr cisha abayoboke bayo mu ruganda hanyuma rero reka nkubaza ntabwo ngutuburiye niko warubivuze ariko utumye ntarangiza akantu gato ndikugira ngo cyangwa urageze nzeho kabariza kimwe reka uze kukambaza reka nkubwire urugero abayobozi bose ubona bafite insengero zikomeye tuvugisha ukuri sinje kuyivuganira kuko kubwanjye sinayivuganira ngo nyikuzanemo nanjye sinayizanyemo sinanjye uyirimo ni Kristo yirimo muri njye dufite abashumba abapotre bara bose bakomeye barerewe muri Adepr dukora ijanisha abantu bafite isengero zisobanutse zitari mu manegeka no mu marembero basengeye muri Adepr niho batorejwe kandi buri wese kandi buri wese akubwira ibintu yahuriyemo nabyo muri Adepr ugasanga ni ibintu bikabije ikindi abavuga butumwa bafite imbaraga uzabona ngo uyu muntu afite imbaraga wenda tujye no muri iri vuga butumwa nk'abastare babavuga butumwa yego benshi nabo muri Adepr usanga ni itorero ririmo umwuka w'imbaraga kandi umwuka w'imbaraga uba muri Adepr ntago ujenjeka utuma ushobora kwishingira idini ryawe bigashoboka ngo iki ukaba umugabo ahubwo ukomeye kuko bira bintu byo kwirwa abantu bakoma mu mashyi erega abantu baragukosora ukajya kuri gahunda ni nk'ikose nunanirwa kwihanganira bene so abanyamafuti abo twahuye nabo ntabwo uzabasha kuba umuntu ukomeye none se nk'ubu hano kuri izi za YouTube yego impamvu abantu bantutse na n'ubu bakintuka abanshikamye nuko basanze naratojwe n'ababarusha amagambo bo muri Adepr twasenga amagambo yes ushatse kuvuga iki ni nk'ibyo byose babwe ntitwaratojwe mwaciye mu ruganda twanyuze mu ruganda rw'amagambo iwacu haba abantu bagira umuntu iyo muri Adepr aba Adepr ngo bagira umuntu hari abantu bagira amagambo ameze nk'ubumara bw'inzoka hari abantu bagira akanwa kameze nk'itanura nk'iziko ryaka ryamaze gufatwa kuvuga bakagusobanura Imana ikagukomereza muri ayo magambo nk'ubu twaza kuri tere nk'ubu hari abantu bamvuze bandika comment zimwe zisobanutse ariko iyo basanga ntaratorejweyo ubu mba ndi ikigwari iyi mikoro narayijugunye ariko kuko mfite ukuntu natorejweyo nta muntu ushaka kunkanga rero ibintu byo kuyituka abantu babigabanye ni winanirwa uzananirwa Adepr umukirisitu washoboye Adepr akayibamo yayibonyemo ibimwigisha abonamo ibimusobanura abonamo ibimukomeza ubwo se ushaka kumbwira ngo umusirikare utimbunda cyangwa umusirikare wiruka gato rugamba aba ari umusirikare uri civilian ushatse kuvuga ngo abantu bananirijwe muri Adepr bagakomeza kuyizingaho bakayibamo bakayishobora nibo bafite imbaraga abantu ni intwara ariko umuntu ukirizwa muri Adepr akayiguma akaba umukirisitu ariko pana wo ku magambo noneho buriya muri Adepr ubwo ruganda harimo abantu bagerageza abagenzi babo kugira ngo nibaneshe ibigeragezo bazabashe kwemerwa none Imana itagombaga kudushakira bazaturimbisha ubwo abantu bona bafite umumaro ubwo bananiza abandi buri wese agira sipesi we ubwo rero aba bantu babaye abanyantege nke urugamba rukabananira bakaba bazi dezatana ba demobe mukirukanka mukayivamo mwanze kurwana urugamba ntimuzigire intwari kandi ntimukavuge ngo na Adepr ikibazo sa Adepr muri make zivuga ko Adepr kuba bavuga ko hari abavuga ko yabagize za Mayibobo no kuvuga bagira za Mayibobo burani nkabirukanwe mu mirimo se ni nabirukanwe mu mirimo kuko biravugwa abirukanwe mu mirimo bagize gutya bavanywe mu myanya bahindure gutyo ngo bagizwe za Mayibobo ubundi se baba za Mayibobo igihe kirekire bahembwa amafaranga menshi baba Mayibobo gute nta nubwo abantu bavuga gutyo si no kuvuga ngo ni n'abayobozi reka nkubwire ibintu byo muri Adepr n'aba bantu ubona batuka Adepr banayivuye abenshi n'abanyamafuti siko Adepr iyo bakubonye wenda urugero uri mu kabari sibyo tujye tuvugisha ukuri bakubonye uri mu kabari baratangiye kugukemanga
noneho banakugenzuye kuko hari n'abafite ako kazi ko gucunga abandi banakugenzuye babonye wanyweye inzoga kandi koko nibyo cyangwa se nimba atari uguhimba atari ukubeshya baraguhonda rero abiwacu nta mikino bagira baragutaranga baraguhamagara twumvise ko watangiye kunywa inzoga mwene data ibyo bintu bafite n'ibimenyetso ngewe ibintu byo kungendaho mungendaho nkandi urumva azamuye umujinya nimba ari ikosa wakoze ukayinywa oya n'umujinya bayishinjije icyaha ariko nyine buretse ndakubwira ibintu bibiri nimba ibyo bakureza ari ukuri vuga ngo ni mu mbabarire hako wivuga ngo barangenda batakugendaho se bagomba kukugendaho barabishinzwe abadiyakoni yes nimba baguhohoteye nacyo uhita ugira umujinya ntaho ritarimo n'inyagasamburi ririmo hasi ho musenga honyine n'ahandi barasenga ukabuciye huragiye gusa uko ntugukizwa agiye ahandi se agahunga abamugerageza akajya ahandi ntiyakomeza gukizwa ariko tuvugishije agakiza sese umuntu akagendana tuvugishije ukuri iyi si ntabwo isakaye ahantu hose umuntu ari haranyagirwa ni hehe ushobora kujya ngo uzabura abakugenza muri Adepr ntabwo habaho muri Adepr uvuyemo waharaho wagera ntibakugenza reka nkubwire abagiye ntabwo bumva bararuhewe nubona umwana akoze ikosa ntumuhane ukabona ukoze ikosa umubyeyi ntaguhane uwo mubyeyi ni umugome ahantu ugenda ugakora ibyo ushaka kandi ugaragaza ko hari igihe bavuga amagambo menshi bikajya bakitambika umuntu bya ibiro cyangwa ibitariho ese ubundi ko nihanganya mbaye iki ni wowe mama Charlene ariko nimba ari njyewe mama Charlene reka nkubwire ujye utinya n'umwana uva iwabo mu rugo akirirwa mu mihana akajya kurara mu bihana kandi afite ababyeyi uwo mwana nawe ntabwo urakoze ariko hari umuntu uva muri Adepr kuko umuhamagara hari umuntu uva muri Adepr kuko umuhamagaro we ugomba gukomereza ahandi icyo tucyumvikaneho ariko umuntu uzayisohokamo bamvuze bandwanyije bagize gute uri civiliyane icyo nyivuze kandi mpagaze kuri abiri kuko naho uzajya bagira umunwa urakoze cyane inshuti bakunzi murumva ko twakomeje tugoroka ku bagenda bavuga ko Adepr yabagize za Mayibobo Charlene twashize kuganira nawe nk'umuntu koko wabibayemo 2002 aho abibyinjiriyemo 2003 arabatizwa komeza ivuga butumwa hari ibyo amaze kubona byinshi cyane reka nkubwira akantu nibagiye gakomeye mu tuntu bagiye bankorera siko ari umupasiteri wansakamburiyeho inzu narabuze amafaranga yo kwishyura akabwira umusiramu ati musakamburireho inzu agasakambura mu cyumba aho nararaga mu gihe cy'imvura mfite n'uruhinja anyobora icyo cyo nticyari gutuma mbazinukwa ari pasiteri wa Adepr wanyoboraga ku mudugudu wawe hariya Nyakabanda pasiteri ibyo rero hanyuma ukavuga kuki se wifuza ko abantu bakabaza kubana n'abantu babangamira bakabangamira yes. Umuntu se ko bamubanga reka nkubwire kubera iki ubushi bakakubangamira uwimukamo ko umuntu aba mu kazi akabangamirwa mudugudu gute akavamo guturamo gute ahantu ushobora kuba mu gipangu uba mu mudugudu usanzwe utuye se cyangwa ukodesha naho waba ukodesha cyangwa utuye ugatugira umutunganyi mubi kandi ugukorera ubugome mutabonera ibimenyetso ngo ushyire ribu kuki utamwimuka se hanyuma se wimutse ugasanga naho wimukiye niko bimeze buye ntacyo ariko wa mbere strategy wowe reka nkubwire inshuti bakunze hano kuri Adepr ntabwo turi bujyane bwo kuvuga ko aba Adepr hano tuba twakaniye urashishikariza abantu ngo Adepr bakomeza bageragezwe babavuge okay abari abavugwa ibiribyo nta kuri bafite nta kuri utazajya hara ngo Adepr uzagera kwinywera izo nzoga zawe ugiye mu ndaya ugire gute ntago bakwihanganira nta n'impamvu bakubitira nka hariya ariko nanone bashoye ayo magambo bashoye umunwa bashinzwe kwandagaza abandi banabihimba sometimes nabo ubwabo ufite imenyetso ko bakuvuza hari n'amajwi yagaragaye ribu yabafunga kuko ni icyaha cyo gusebya abandi mu ruhame icyo urakizi nibyo byo gutengatenga nta bimenyetso bihari hari abantu bazajya babihanirwa b'abayobozi baciye umuntu baramuciye nta bimenyetso bafite ubugenza cyabuze kubigenza kuko ni ugusebya umuntu mu ruhame
uwo rero kubashishikariza we twagiye kuri wowe wenyine naho abandi bashobora kuba baragiye bananijwe na bagenzi babo biza kubivuga ngo babagize mayibobo nibo bigize mayibobo. Okay, mayibobo rero twazigarutseho muri make abo Adepr bavuga ko Adepr yagize mayibobo uwo ntabwo ubemera ntunabyemera. Ububobo bwabo basanga nta muntu Adepr yagize ububobo nta n'umuntu Adepr yigeze igira uruhare mu kugwa kwe cyangwa nta n'uwo yaziritse nta n'uwo yaziritse tuza muri Adepr nta pingu ryari turiho uri kumva hari icyaha tuzanye buri wese ikimbabaza aguha ubuhamya ugasanga ni Imana yamuhamagaye. Iyo Mana yaguhamagaye yigeze yicarana n'injajwa zikuvuga. Iyo Mana yaguhamagaye yigeze ikorana inama n'abashumba bagutenze n'abakwizeho n'abakuberageje nko mu bintu byatumye mpaguma. Nakoze iperereza asanga Imana nta na rimwe yigeze yicarana n'abashumba banyigagaho. Nta Mana yigeze yicarana n'abadiyakoni bampiga. Nta Mana yigeze yicarana n'abafite indi mizireshya na karuvati. Ntabwo yigeze ibana nabo kuko Imana itigeze iba mu ruhande rwabo ikaba itarabaye mu bugome bwabo. Ineza yayo igakomeza komatana nanjye ngomba kuguma muri Adepr akoramo umurimo abo twumvikana tukumvikana ibidakunze sefi. Mama Charlene kwamo gutyo gifite ibyo bikomere meze gutyo ntabwo uzabanye nabo ufite umwuka wihangana. Ntabwo bishoboka wigeze ubona mu magambo nigishije mpanganye n'itorero. N'urugero nari ntanze nari nkubaje ikibazo uramakanira cyangwa ubyemera. Sinshobora guhangana kuko nzi ko abantu basizwe. Hari amakuru nzi niwacu ku mudugudu bajije n'abayobozi banjye nta mwuka wo guhangana ngira kuko nzi ko umuntu wese ufite umwuka wo guhangana aba ari kurwanya Imana. Umuntu wasizwe naho yaba ari umusinzi naho yaba yagukoreye iyo nama ntago ugomba kumwiyongoza kuko ni umuntu niwe n'Imana. Urakoze cyane. Cya kintu nashatse kukubwira kare nka kizigama reka nkigarukeho. Hari abantu batureba akanya bakavuga no biko byagenda kose bari aba Adepr bakoze ikiganiro ariko reka nje mu ruhande rwabo uko ngende umunyamakuru nta nubwo by'amadini tuba dusabwa ngo tugire uruhande tubamo nubwo dufite ayo tubarizwamo. Hari utureba akavuga ariko se ubundi kuki ya Adepr ivugwa aranayivuze ko bagira badoze umunwa mbese baragize gute baravuga koko ibizwiho Adepr ifite impano yabyo. Aba Adepr benshi abayoboke ba Adepr benshi bagira iyo mpano mbi yo gusenyana kuvuga iby'ukuri n'ibitari ukuri cyane cyane. Hanyuma rero niba ari impano ibahe ntabwo twayimenya ariko noneho tugaruke biza mu bantu kubera kamere zabo. Tugaruke abatureba bashobora kuvuga no iri dini rya Adepr itorero nako ni itorero rya Adepr rivugwaho urumva deja tuhageze mu cyiciro cy'abayoboke ariko no mu bushorishori ko naho bahereye na bagutenga rwihishwa baguhagarika rwihishwa bagukomanyiriza bagukora lobbying nk'iyo ngiye cyangwa se baguha kato. Izwiho ko haba mw'induru n'intambara zo guhirikana ku buyobozi ku butegetsi bwa Adepr gusenyana guhirika abashumba bakavana abapastor bagira gute mbese ni intambara zizwi zanasinye ntabwo wamenye umuntu wazisinyiye ariko zirazwi. Kubera iki abadukurikiye bashobora kuvuga ngo iri torero ruri kuvuga gutyo kuki ushaka kurigira ngo umuntu ushaka kuba yajya mu ijuru yaza muri Adepr wigeze ubivugaho mbere kubera icyo bivuze mu buyobozi ni Adepr kuki umubwira ngo ushaka kugenda neza akajya mu ijuru yaza mu idini ngo rikaranga rifite urugushaye none ukabwira abantu ati kugira ujye mu ijuru bese ugire ugakiza neza no kujya muri dini byumvikanye ko rifite ibibazo uhereye mu bayoboke basenyana n'ibyo byose ukajya mu shorishori bawukomanyirije ndetse basanzwe nabo bwabo bahanganye muri make isure Adepr mu ruhando ntabwo ari isura nziza muri societe kubera iyo myitwarire niyo uko kuryana kwa hato na hato two twagiye dukomazaho kubera icyo abantu babwira gutya kandi bo batari ko babibona. Aha hantu banyumve neza ntago ndi umupasiteri wo muri Adepr ngo muzanzanira amaturo mwabantu mwe mu nyumve neza ntago naje kwigisha Adepr kugira ngo mvuge ko wenda abandi musengera handi mutazajyamo aha mutazajya mu ijuru mu nyumve neza ariko ugiriwe amahirwe n'amahirwe nayo yo kuza gusengerayo Imana ikaguhamagara ukemera ukaza uri umunyamugisha nuyiguma
ugasenga ukayikirizwamo hari byinshi uzungukiramo naho ku ruhande rwo kuvuga ngo haba induru nyinshi habamo intambara nyinshi nashakaga kubwira abantu ngo Satani ahangana arwanya abamurwanya unyumve neza hano hantu nk'ubu wenda urugero nshobora gutanga hari abantu benshi umuntu yicara kumva nta bibazo ngenge ngirana n'abantu mwivuga butumwa mpora ndamahoro nta stress ariko nagira ngo nkubwire ngo impamvu utagirana ibibazo n'abantu n'impamvu udafite stress shitani ntashobora kuguhagurukira shitani yahagurukiye umuntu anyura mu bantu shitani ntashobora kukurwanya kuko azi neza ko ntacyo mutwaye utazanibwira ngo uri umukiranutsi cyangwa uri umuntu mwiza niyo mpamvu akureka shitani arwanya umuntu umurwanya kandi yakurwanyije akurwanyiriza mu bantu kwicara rero ukagira ivugabutumwa ridafite ikibazo ukagira ubuzima butarimo ikibazo impande zawe zose ukabona ni amashyi gusa uzicare umenye ngo shitani nta bikorwa ufite uri mu bantu batakanga shitani mbese abakwifitiye reka nkubwize ukuri ndagira ngo sasire igisubizo nshaka kuguha reka nkubwize ukuri nta sengesho ryica abazimu babiri ugira shitani araguhiga gushaka wiki ntavuga butumwa ryirukana umudayimoni uyu umwe wenyine shitani arinda guhiga gushaka wiki n'ingeso zawe wifitiye iyo akoze ku busambanyi uhita usambana aragushaka wiki iyo akoze mu gutukana urabisohora ukagira ngo ni urufaya rw'ibitutsi yakoze mu guteranya no gusebya abandi yakoze ku karimi kawe uramwitaba urugingo rwawe rwose ruramukorera shitani arinda kurwanya ashaka ikigo ko azagushyigikira akaguha inkoma amashyi zigukomera mu mashyi zikagushyigikira ariko hari abantu bazi ko bejejwe banesheje shitani bejejwe ari abere naryo ni ikosa kumenya ko wejejwe kandi wanduye kandi babyiyiziho nari abere bazajya mu ijuru ibyo ni ibyabo burya babivugisha karimi umutima ntago ujya urya ruswa burya buri wese ariyizi umutima nama umuntu aba yicaye azi ngo ngewe ndi gukorera epfiye undi azi aho azajya hari ibintu dusobora ku karimi ariko ku mutima natwe tubiziranyeho hanyuma Adepr habamo intambara ngo habamo ibibazo ngo habamo amabeze gute ngo kandi ntago uzi ko bibamo huya bibamo ndagira ngo nkubwire ngo nawe uri shitani uri shitani ukabona ubugome Adepr yakoreye shitani ukareba abantu bavuye mu bubata bwa shitani kuba bakaza bavuye mu bubata bwa shitani ikoresheje Adepr ukareba abantu bayikirijwemo ukareba bayuzuriyemo umwuka wera ukareba abashumba bayikomotseho ukareba abapotre bayikomotseho ukareba ibirindiro by'ikuzimu byanyeganyeze ku bwa Adepr ukareba umumaro Adepr yamariye abantu abayikirijwemo abayiboneyemo ubutumwa yabyaye abahanuzi abebonemo akazi bakijijwe n'amaturo bari muri Adepr ariko ntago basigara winkubita ntago basigara nabo baraprofise yes n'abana babo barize neza birajyana ukareba abantu bashinze amatorero bavuye muri Adepr babayibirangirire ukareba abantu bariye bayigezemo ababonye icyubahiro bayigezemo abana b'imfubyi baboneyemo ababyeyi abapfakazi baboneyemo ihumure harimo na ba mama Sharirene ngewe horera ibintu nayiboneye banumva nagenda nambaye n'idarapo rya Adepr urumva ntagire untera amabuye n'umuntu akunda kabara nkweramo haswe itorero nsengeramo Adepr yubatse amateka n'ikuzimu bigeramo hanyuma rero ikuzimu baje kurwanya Adepr nshatse kuvuga ko ibyo byose byagiye ba muri Adepr byiza uvuze ntibyabuza shitani kuza kwataka nawe uri shitani wakwataka muri make shitani ngo afite aho ngaho shitani afite ukuri ubundi shitani ataje muri Adepr yajyahe aho basirimba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta jambo ryihanisha bavuze yabibashakaho iki ko abantu bakomye mu gahanga igiye bakomye mu gahanga ariko niko shitani irindizi wawe muri urwo rusengero
ko umuntu wahakirijwe akareka ubusambanyi akareka ibyaha ko wahakomereye akahuzurira umwuka wera ukabyara bakaba abashumba n'abapasiteri tuvugishije ukuri muri abantu ibintu by'ibyokere hareruya z'imirambararo zidashira umuntu agasengera ahantu imyaka 5 ataramenya uko bakizwa ni mureke rero Adepr ni shitani uri kuyirwanya kandi shitani nayo atabarwanyije abatari shitani nere muri Adepr bageze ku rugero rwiza noneho rero ikindi nshaka kuvuga iratorera umuntu wese uzi ubwenge burasi naza ngo ndivuge nabi ngo ndihangare usibye ibikenya nibicamuke ariko bavuga Adepr ko ngira ngo bavuga ubuyobozi bavuga Adepr koko none se Adepr ni n'ubuyobozi n'abayobozi nago bishoboka n'abayobozi n'abayoborwa itor rya Adepr urishyizemo ujye kuruza n'ubuyobozi tayari ubuje kuvuga ko ibyo ubuyobozi buhe naryo bukora bigera no mu bakirisitu rero icyo gihe bibageramo nyine ubwo rero mugomba gutega amajosi bakabavuga umva rero nyine Adepr umuntu ushaka amahoro ujye ugenda ubabare ku giti cyawe Imana ugenda uyereka umubabaro wawe kuza rero kwirwa ngo Adepr Imana ntiteze kuyivamo Imana iyibamo umwuka wera urahari kandi ibintu biri kuyibamo niyo ntandaro yo kugira ngo yongere isubire yake umuriro habemwe umuriro wongere wake ku gicaniro okay nabandi rero Imana irabakunda simvuga ibyanyu kuko ntabyo nzi amakuru ya Adepr mfite na makuru atanyemerera kuyivuga nabi bagahangare basogokuru barababyaye nimba harabonetsemo nibibi harimo n'ibyiza byabonetsemo urakoze cyane mama Charlene reka twakumata ibibazo kuri iyi topic no kuvuga ngo abavuga ko Adepr abigize Mayibobo arabihakanye nta nishingiro bafite zo ko bivuga kubera ko ari benshi Adepr yagejeje ku ntambwe ishimije baba bavuyemo bakaba ba potre bakomeye namwe mwaba star n'abaye mu star ariko tunavuga ijambo isi yose ikadugira kuri kw'Imana narerewe se erega tuvugisha ukuri nta dini rizajyana umuntu mu ijuru ko nukuri ni Adepr nutayikirizwamo nta n'umuhumuro waryo uzumva ariko mureke mbabwire ingo zose ntizirera kimwe kandi umwana akura bitewe n'ibyamureze ibyo nabyo ntimukabyibagirwe ushatse kuvuga iki dusoza ko aho turererwa mu buryo bw'umwuka ntago tuzakura kimwe ubwo se uzafata amazi y'ibiziba uyaha umwana ngo ayanywe undi agenda agure ka juice agaha umwana abana bazakura kimwe ushatse kuvuga ko ari bande batanga ibiziba ku bana ariko kubabwira nabi nubwo utari kwerura abatanga ibiziba ni nk'abandi amazi arimo imifunzo harimo nk'inzoka ibiryo bitujuje ubuziranenge abana bari kurira bitafite intungamubiri mu matorero atandukanye ahantu hatandukanye umwana akura bitewe n'uko yareze ushatse kuvuga ko ahantu ho batabone ibyo kurya by'intungamubiri reka dusoza numvise uri kubataka Charles urakoze cyane mama Charles turagushimiye rero ubwo abafite izo mvugo mama Charlene urabwira iki abagaburira inzoka yabavuga ko Adepr yabagize za Mayibobo kubera Adepr bayiza amakora urabwira iki kubabwira ngo nimba umuntu yaravuye muri Adepr atari umuhamagara umujyanye akava muri Adepr ngo baramvuze baranyanze nje kukubwira ngo uri ikigwari ntiwabaye intwari ahubwo nakugira inama yo gusaba imbabazi ugasubiramo ukiga kurasana kuko mu buzima ni ukurasana akiga guhangana ubuzima ni uguhangana uba ku kazi keza ukarwanywa n'abo mukorana ariko bitewe n'inyungu ukura ku kazi ukihambira bakagutuka bagagucira mu maso utura ahantu wiyubakiye inzu ku mafaranga yawe ugaturana n'abagome bafite ubugome utabonera n'ibimenyetso ngo ujye kubarega ukihangana kubw'inzu yawe ugomba kubamo no mu itorero ugomba kwihangana kubw'icyo uhakura ikindi naho yaguhemukira tujye tuvugisha ukuri ntago twayiboneyemo ibibi gusa hari n'ibyiza twayibonyemo kandi iyo ushatse kuvuga ngo gutuka abantu buryo buri kwituka
kuko navuga ngo itorero riba ari umubyeyi wakubyaye mu buryo bw'umwuka kujya kuri kamera ugahangara gutuka papa wawe cyangwa mama wawe naho yaba ari umurozi ari umucuruguzi ntago ari umuco ariko se harabayituka yego barahari bagenda ese umuntu wa Adepr yangize imbobo cyangwa umuntu akavuga ngo muri Adepr bankoreye gutya na gutya akaza akabivuga muri kamera babwira nabi kandi rimwe na rimwe ugasanga ni ubuhamya bwe bwabaye bubi bakamufatira imyanzuro yego aba yahohoteye se abo ubuyobozi bwahohoteye bari muri Adepr babwira iki reka rero nkubwire ibintu byose twakomerekejwe Imana yacu izatwomora abakomerekejwe n'ubuyobozi bazomurwa n'Imana reka nkuha akantu kamwe umunsi bavugaga ngo mama Sharirene ntawemerewe kumutumira niwo munsi Imana yanyamamaje nkabwiriza isi kandi ntangiye kubwiriza isi n'ubuzima bwanjye bwarahindutse ubwo se ushatse kumbwira nkomeze nkambye impanga ngo bankoreye inama Imana ibyo badukomerekeje Imana izatwomora cyane ko njye nko mu bantu Imana yomoye mbamo nta muntu nyumva kubera ibintu Imana yankoreye ikampa ijambo nk'ubu umuntu wavuga ngo ntiyantumira muri Adepr irorerere kuntumira ungabanyirije stress za ya minaniro nirirwaga ni uziyizira kuri mama Sharirene official TV uzaza kuri mama Sharirene official mbwize n'abanyamerika noneho niyicariye n'abanyaburayi n'abanya-Australia Imana itaranyomoye n'abantu b'Kinshasa n'Igoma Imana yaranyomoye niyo mpamvu nafite umutima mubi ngo baranyanze irankunda bankoreye inama Imana irazivuguruza barankomerekeje iranyomora iryo humure ryatumye ntanga imbabazi nta muntu ufitanye nawe ikibazo abo bantu rero bo kwitwaza Adepr bitwaza ubwabo ndashobotse urakoze turagushimiye namwe mwagize neza kubana natwe mama Sharirene arakoze nanjye Clement Bageme ndabashimiye ibihe byiza ubwo buri wese amenye uruhande rwe amenye uko yigendera muri isi ya none mu buryo bw'idini asengeramo by'umwihariko aba Adepr bamwe na bamwe bashobora kuvuga ati yatugize za Mayibobo urakoze mwakoze namwe tubashimire mwese merci beaucoup cameraman ibihe byiza turabakunda kandi rwose mujye mukomeza bane natwe kuri mama Sharirene official TV